twongeye kubasuhuza aho mwese muri muherereye turabaramukije ngo mugire amahoro y'Imana. Nkuko rero musanzwe mumenyereye bimaze kuba akamenyero, tugiye guhita twinjira mu kiganiro cyacu direct. Turongeye kubagezaho excuse andi magambo meza nkuko musanzwe mubimenyereye. Tumaze iminsi tubagezaho aya magambo bene meza amotiva abantu, aba challenginga. Rero uyu munsi mwakwibaza muse twambaza niki menya nibi. Rero uyu munsi reka twongere tuganira andi magambo agera nko kuri atandutse cyangwa se makeya yayo. Dukomeza gushimira n'abantu bose bamaze gukora subscribe. Turabashimiye, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Rero menya nibi uyu munsi wa none rero isa nkaho isekeje ukuntu harimo utuntu tw'utujokes ariko dufite ubwenge nabyo twinshi. Jokes zimwe zifite ubwenge. Reka dutangira rero n'amagambo yacu nkuko mubimenyereye. Wa musore wanyu Jonathan Tungane. Menya nibi rero uyu munsi wa none reka tuyitangire. Ijambo ryacu rya mbere: iyo urwanye n'ingurube mwese murandura, kandi ni wowe niho bihomberamo. Kuko ingurube yo ikundira umwanda. Yes, iyo urwanye n'ingurube ni wowe ubihomberamo, kuko ingurube ikunda umwanda. Ni ukuvuga ngo ibibazo uko imitekerereze yawe, uko ukora, uko ubanye n'abantu, nutiyubaha ngo wihe agaciro, ngo buri muntu wese usange yakubwizeho imbaraga, uba uri kwiyandavuza, uba uri kwandura, iha agaciro, uhagarare, ugire principles nk'umuntu w'umugabo. Wiha agaciro mu byo ukora. Abantu baze bavuga ati umuntu ntago yoroshye. Ariko niba uje mu bintu like uzamera nk'ingurube, uzaza wirwa wiyandavura. So nta muntu uzigira guha agaciro. Agaciro ni wowe wenyine uzakiha. So ni wiyandavuza rero, nutiha agaciro ntawe uzakaguha, nutiyubaha ntawe uzakubaha. Ikindi kandi ijambo ryacu rya kabiri: iyo ugize impaka n'injiji cyangwa se umuntu udafite ibitekerezo byiza, abantu bananirwa kubatandukanya. Iyo ugize impaka n'injiji, abantu biragora kubatandukanya, bamenye ngo uyu muzima ninde, injiji ni iyihe. Yego, amagambo ari sawa. Iyo ugize impaka n'injiji, abantu birabagora kubatandukanya, kuko nawe ubwawe tuwisobanukirwa. Yego, ijambo ryacu rya gatatu: nta gikorwa cy'ubugira neza cyangwa cyo gufasha cyangwa cyo gusaidia umuntu kijya kiba gito. Never. Igikorwa cyose ukoze cyo gufasha umuntu, cyo kumusapotinga, cyo kumencouraginga, cyo kumugira inama, igikorwa cyose ukoze cy'urukundo cyangwa se cy'ubugira neza kijya kiba gitoya. Yego, uyu munsi kabisa umeze neza. Yego, turi kumwe. Isoko, ijambo ryacu rya gatatu, isoko cyangwa se rya kane, isoko yo gutsindwa kose, yo gutsinda kose, ituruka ku mbogamizi ndetse no gutsindwa. Isoko yo gutsinda kose ituruka ku mbogamizi ndetse no gutsindwa. Nta kintu uzageraho utarabanje guhura n'imbogamizi. Nta kintu uzageraho cyangwa se ntuzaba successful utarabanza ngo utsindwe, ngo failing, umenye ngo natsinzwe ubu nyine uyu munsi, ariko ejo nzongere ntsindwe. Muri uko gufailinga kwawe niho ukuramo
decision nzima. Yego, izo challenges uhura nazo nizo burya zituma uba successful, kuko uravuga ngo izi bintu nabiciyemo, ibi bintu nahuye nabyo, ibi bintu nagize gutya, ibi bintu nagize gutya, none ngomba kugira gute, uhindura strategy. Ejo naratsinzwe ariko uyu munsi singomba gutsindwa. So isoko y'intsinzi yawe ituruka ku mbogamizi wagize gute, wahuye nazo, no gutsindwa. Ku inshuro watsinzwe zose nizo zituma ugira gute, utongera gutsindwa. Ibibazo birebire, ijambo ryacu dusoza, ibibazo birebire bigomba gusaba n'ibisubizo birebire. Yego, ibibazo birebire bisaba igisubizo naco kirekire. Ibibazo ufite ubu cyangwa se ibibazo ubayeho igihe kirekire bigomba kuzaguha igisubizo kizagira igihe kirekire. Nuhura n'ibibazo rero ikibazo gitoya n'igisubizo cyacu kigomba kuba gitoya, ariko nuhura n'ibibazo bikomeye bigoye, ibisubizo byabo nabyo bigomba kuba birebire. Niba uri umukene, niba ukenye uyu munsi, umaze igihe kirekire muri ubwo buzima bw'ubukene, ubuzima bugoye, igisubizo cyayo rero kigomba kuba ari igisubizo kirambuye, uzinjoyinga igihe kirekire. Thank you for today. Turabashimiye cyane abantu mukomeze mukore subscribe kugira ngo amagambo nk'aya ngaya uzuhura nayo uzukomeza uyabone buri munsi. Turahanga ku bwanyu kugira ngo tugenda dusoma udutabo twasomye, dukore summary kugira ngo tuze dusharinge wowe utabashije wenda kubona uwo mwanya wo kugusomera cyangwa se kugusaidia muri ubuzima kugira ngo wenda ube wabasha kugera ku by'ubwira. So mugira amahoro y'Imana. Mwari kumwe na wa musore wanyu Tungane Jonathan. Ibiganiro ho nibyo nakagaruka. Stay tuned, kore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu uzabashe kubibona. Bye bye.